This is Nepo Sport News on Nepo TV Official. Nongeye kubaha ikaze nanabifuriza ibihe byiza mwe mukunda ibiganiro binyura hano kuri Nepo TV Official, nanabashimira cyane mwe mwakoze subscribe. Murabyumva neza cyane, gikomeje kugarukaho n'imikino ya UEFA Champions League. Amakipe amaze kugera finali tayari yamenyekanye, ni ikipe ya Arsenal ndetse n'ikipe ya Paris Saint-Germain. Iyi match bihagaze bite? N'umukino uzabera muri Hongria. Bihagaze bite? Ndaje ngende mbikubwira ndetse nkubwire match uko zagenze, ndaje ngende umukorera ubusesenguzi. Ikindi gikomeje kugarukaho ni shampiyona y'u Rwanda igeze ahakomeye, amakipe amwararwana no kutamanuka ndetse andi ararwana kuri title race y'igikombe. Iyi shampiyona seryo ibyayo BK Pro League ibyayo bihagaze bite? Ibi nabyo ndaje ngende mbikuramburira. Muri ekipe ya Rayon Sport nago ibihe bikomeje kumera neza, baje kongera gutsikira banganye n'ikipe ya batsindwa n'ikipe ya AS Muhanga igitego kimwe ku busara kuri stade Muhanga. Ni biki byaranzwe umukino, ni Rayon Sport yaranzwe n'imvune nyinshi byinshi kuri uno mukino, ndaje ngende bikubwira. Ekipe ya APR Football Club kandi nayo yiteguye gucakirana n'ikipe ya Al Hilal. Iyi match nayo hari abakinyi bora bagiye batandukanye, nabyo ndabikubwira gatoya. Genda ugomba kumenya n'umweyo uvugwa muri aya makipe, bamwe barasohoka abandi binjira. Amakipe yombi ya Rayon Sport na APR zatangiye kugenda ziganiriza bamwe mu bakinyi babo b'imyingi za mwamba bari kugenda basoza amasezerano ngo bagende babongerera amasezerano. Abo ni bande urabamenyera ahangaha, ntujye kure. Cyo nicyo wamenya kuri iki kiganiro rwose, ntucikwe kuri iki kiganiro kugira ku musozo kugira ngo ugende umenya byinshi bitavuzwe, byinshi bihishwe, n'ahandi wabyumva rero n'ahandi uretse hano kuri Nepo TV Official. Reka nze mbahe ikaze rero dutangirire ahangaha neza cyane. Yes, murabyumvise, duhere muri UEFA Champions League. Ni irushanwa ry'abagabo, ni imikino yarigeze aryoshye, ni imikino yo gushaka amakipe azerekeza kuri finali, azerekeza hariya mu mujyi wa Budapest kabisa hariya muri Hongria. Ni match yari yabanje, ya ikipe ya Arsenal yari yakiremo ikipe ya Atletico de Madrid hariya Emirates Stadium. Ni ikipe ya Arsenal ubutaha yari bushize yari yanganyije na Atletico Madrid igitego kimwe kuri kimwe. Ni ikipe ya Arsenal yaje iri mu rugo ishaka intsinzi, ishaka kureba ko yabona impamba yifasha kwerekeza ku mukino wa nyuma. Ni ikipe rero yaje kugenda ibigeraho, abasore b'umutoza Arteta baza kugenda bitwara neza cyane, batsinda ikipe ya Atletico Madrid igitego kimwe ku busa. Igitego cyaje kugenda gitsindwa n'uwo bita Bukayo Saka. Match za kurangira igitego kimwe ku busa, abasore bari qualifier bagera ku mukino wa nyuma. Ni ikipe y'umutoza kandi Arteta warakoresha witwa David Raya mwizamu, yari yakoresha witwa Ben White kuri kabiri, yarakoresheje Saliba ndetse na Gabriel Magalhaes Mulax, Ricardo Caraccioli kandi yari ku ruhande rumwe, Lewis Cardi Clanless na Iberchez bari hagati mu kibuga, ndetse uruhande rumwe rwanyuraho witwa Bukayo Saka, urundi runyuraho Leandro Trossard batakisha mwataka Victor Gyökeres. N'abasore baje gukina bashyize umupira hamwe, cyane cyane n'umupira wakinirwaga hagati mu kibuga, kuko Arsenal yari yagiye gushira abamediateri benshi hagati mu kibuga bakinaga imipira cyangwa se bakinaga amatake place, bafataga imipira uko bafashe imipira bakazamukira rimwe ndetse batakaza umupira bakagarukira rimwe kudefanda. Byaje kubahira rero uwitwa Bukayo Saka aza gukora akantu ka counter attack, aza gucenga neza cyane, baza gutsinda igitego, baza kudefanda, birangira match irangiye ari igitego kimwe ku busa. Arsenal ibona tike gusa. Undi mukino urukomeye n'umukino wabaye mu ijoro warahuzaga ikipe ya PSG na ikipe ya Bayern. Ni match yaje kurangira ikipe ya Bayern isezerewe, kuko match yaje kurangira banganya igitego kimwe kuri kimwe. Hanyuma ubwo aggregate iza kuba ibitego bigera kuri 6 ku bitego 5 ku match ubushize. Murabyuko byagenze, ni match yari yarangiye ibitego 5 kuri 4.
ubwo ngubwo ikipe ya Paris Saint-Germain ihita yibonera itike yo gukomeza. Ni match wavuga ko abasore ba umutoza wa Bayern, ndavuga Vincent Kompany, n'abasore baje bafite ishyaka batatse ikipe ya Paris Saint-Germain ndetse bagenda banayihusha ibitego bigiye bitandukanye. N'abasore bakinaga nabo bazamukira rimwe ndetse no kudefanda bakagarukira rimwe, yaba bitwa ba Olize bagendaga basubira inyuma, bitwa ba Musiala batakazaga umupira bagahita basubira inyuma kurekipera. N'abasore baje bafite pressing yo hejuru. Gusa ku munota wa kane gusa ni counter attack witwa Dembele yaje kuba ituma batsinda igitego. Uwo bita Dembele yaje kubatsinda igitego ku makosa hakiri kare cyane rwose, ariko ikipe ya Bayern yaje kugarukira pushinga ndetse irataka bikomeye cyane, baza kubona umunota wa igitego ku munota wa 90 bongeye n'ingiro witwa Harikeni niwe waje kubona igitego, ariko birangira ikipe isezerewe. Ariko ni ikipe yaragerageje kwataka, ni ikipe yaragerageje gushyiramo imbaraga, yaragerageje gupushinga, biza kurangira byanze. Nicyo wagenda umenya kuri ino UEFA Champions League. Ubwo umukino wa nyuma uzabera hari Budapest muri Hongria nyine nkuko nimba babwiye. Ni ikipe ya Arsenal izaba irimo gukina n'ikipe ya Paris Saint-Germain, nicyo naba ngiye nkubwiye. Ikindi kintu navara mu gihugu cy'Ubwongereza naka update, ikipe ya Arsenal yongeye gusiga ikipe ya Man City, kuko ikipe ya Man City yaje kubitakaza umukino, baje kuba basitara banganya n'ikipe ya Everton ibitego 3-3, bituma Arsenal biyongerera amahirwe yo kugomeza kwitwara neza cyane no kugira amahirwe yo kuba yakwegukana iki gikombe. Ikindi kintu ubwo reka twigarukira hano mu Rwanda. Ku hano mu Rwanda reka duhereye mu mikino, mu fixtures. Ni imikino yo ku munsi wa 30 wa BK Pro League, na marushanwa yakinagwaga. Icyo wamenya nuko ikipe y'Amagaju na Kiyovu Sport, icyo wamenya ni Kiyovu Sport yaje kugenda itsinda ikipe y'Amagaju igitego 1-0. Gasogi United nayo yaje kugenda yitwara neza. Aha ngaho yari ku munsi wo kuwa kabiri. Ubwo nicyo naba nkubwiye. Kwihuza cyane indi match yabaga ni match ya Polisi yabaye kuri uyu wa gatatu. Ni Polisi yaje kunganya n'ikipe ya Mukura, yaje kunganya ubusa ku busa. Ikipe ya Polisi iza kugenda itakaza amanota muri ubwo buryo. Indi match ni Gicumbi yatsinzwe nyine na Gasogi United ibitego 3. Uwitwa Nege na Ebenezer, uwitwa Kim Hamisi ndetse na Muderi Akbar niwe baje gutsindira ikipe ya Gasogi. Hanyuma mu witwa Vitwaye Bahati Clement uyu nguyu yaje kugenda atsinze igitego 1 ukumbi ikipe ya Gicumbi yaje kugenda itsinda. Nibyo waba umenye. Ubwo indi match yari itegerejwe cyane ariho mita nerekeza. Ni match yahuzaga ekipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya AS Muhanga. Iyi match Rayon Sport yagiye ishaka kureba ko yasunika ikaba yakwegera ikipe ya APR Football Club ndetse bakaba banayitega umukino wa Al Hilal. Ni match yatangiye hakiri kare kuri saa 9, ariko Rayon Sport gitangira umukino yaje guhita igira imvune zigiye zitandukanye. Uwitwa Ramadan Chimanga Chulimbi yaje kugira imvune ava mu kibuga rwose hakiri kare. Hanyuma ni match nyine nkuko nayo bivuze muri introduction, ni match yaje kugira imvune nyinshi z'abasore ba Rayon Sport. Uwitwa Forunganye nawe yaje kongera kuvunika. Ni match muri statistic icyo wamenya, AS Muhanga yagize position ya 48, Rayon Sport igira 52. Ni Muhanga yatsinze igitego 1 ubwo ku busa bwa Rayon Sport. Izo ni statistic. Rayon Sport yateye shot on target 2, AS Muhanga itera 3. Shot of target Rayon Sport yateye 2, Muhanga itera 3. Hanyuma kurarira Rayon Sport yarariye 2 na AS Muhanga ni 2. Hanyuma Rayon yateye cross 7, AS Muhanga itera 2. Amakosa 18 ya Rayon Sport kuri 13 ya AS Muhanga. Yellow card 7 za AS Muhanga kuri 2 za Rayon Sport. Hanyuma save ni 2 kuri 2 ku bazamu bombi. Nicyo waba ugiye umenye cyaranze iyi match ya Muhanga. Ubwo Rayon Sport igomeza gutakaza amanota, isigana amanota 48 n'ubundi wavuga ko nta cyahindutse. Rayon Sport wavuga ko itari mu bihe byayo byiza, n'umukino utaje kuba uyikundira, nicyo wagenda umenya.
ubwo icyo wamenye nyine nuko abasore ba Rayon Sport bagiye bavurika ndetse ni match yaje kubirangira Rayon Sport bakina n'icyenda kuko gusimbuza byari byarangiye Rayon Sport biza kwisanga ikina ari match ari wakinye icyenda ubwo witwa Paul Nganye yavunikaga nibyo naba nkubwiye ni equipe ya APR Football Club nayo yitegura match komeye cyane match karundura ni match iri buze kubahuza n'ikipe ya El Hilal ni APR Football Club nayo idafite abakinnyi barimo witwa Ronald Sekiganda ufite imvune ni APR idafite uwitwa Ruboneka Jean Bosco waje kugira mu kibazo cy'imvune kuri match ya Rayon Sport ni APR Football Club kandi iri buze gukina idafite uwitwa Clement Nigena abo ni bamwe mu bakinnyi ikipe ya APR Football Club iza gukina idafite uyu munsi ubwo nicyo ugomba kumenya uwitwa kandi witwa Sheikh Jibril Watara uyu nguyu nawe uyu ntabwo rwose ameze neza nawe afite ikibazo ndetse undi mukinnyi utari buze gukina match no witwa William Togwimeri uyu nguyu nawe yaje kugenda yuzuza amakarita atatu nicyo wabugiye umenya ubwo byinshi ndabikubwiye nabwiye ni iki kiganiro ntabwo dufite amakuru menshi ahubwo abari breaking news ibintu narakubwiye ni nahandi hantu wabyumva uretse hano kuri Nepotive Official mbere yuko nerekeza kuri iki gice cy'abakinyi ikipe zombi zikomeje kugenda ziganiriza ivuga kureba ko wakanze subscribe nusanga utarayikanze ukandeho ubundi tujye tubana ndetse akazogerana ko ukandeho like na comment byawe nabyo ni ingenzi zaza ngenda mbinyuzamo amaso mu ikipe ya Rayon Sport bakomeje kugenda baganiriza uwitwa wa mbere duheraho n'uwitwa Kwizera Olivier nubwo bikomeje kugenda bigorana uyu nomwe mu basore bakomeje kugenda baganirizwa ngo barebe ko bakongera amasezerano undi musore ukomeje kugenda uganirizwa n'uwitwa Yusu Dianye uyu nguyu nawe ni umudefanseri muramuzi nawe akomeje kugenda aganirizwa undi muntu ukomeje kugenda aganirizwa n'uwitwa Shimimana Fabrice cyangwa se Shimimana Emmanuel Kabange uyu nguyu akomeje kugenda nawe bamuganiriza undi bamwita Ndayishimiye Richard hanyuma nicyo ngicyo waba ugiye umenye undi umusore ugomba kuganirizwa no witwa Ishimwe Ganijuru Eli uwo nguwo n'umwe mu basore nawe bagomba kugenda baganirizwa bakaba bakongera amasezerano muri iyi equipe ya Rayon Sport abo ni abasore bivuga ko bagomba kugenda baganizwa bakaba bahabwa amasezerano bakazafasha iyi equipe muri sezo itaha nicyo waba ugiye umenye ubwo binyerekeza no muri equipe ya APR Football Club ni equipe nayo yatangiye kugenda iganiriza abakinnyi bagiye batandukanye barimo witwa Sheikh Jibril Watara uyu nguyu agomba kongera amasezerano kuko amasezerano ari kugenda agana ku musozo undi musore bakomeje kuganiriza no witwa Kapiteni Niyomugabo Claude ndetse n'uwitwa Byirengero Jean Gilbert Kagege uyu nguyu nawe ngo agomba kugenda yongera amasezerano uwitwa Nijana Clement we agomba gusohoka muri iyi equipe undi musore ahubwo biteganyijwe ko ashobora kongera amasezerano nibikunda no witwa Mugisha Gilbert Barafenda nicyo naba ngiye nkubwiye ngayo nizo breaking news nayo makuru yarahari nayo makuru yavugwa muri sport icyo ndetse gutegereza tukareba no kureba niba iyi equipe ya APR Football Club izabasha kugenda yikura imbere ya El Hilal nibyo naba nkubwiye ngizo update ngizo sport update mba ngiye nkuzaniye ubwo nabashimira cyane icyo ugomba kumenya ariko nta gihindutse muri Rayon Sport ho uw'ibiganiro bigeze kure witwa musore barimo ba Chimanga uyu nguyu agomba kuba ahari cyane azakomezanya n'iyi equipe undi musore ugomba kugoma muri equipe ni witwa Ndayishimiye Richard ibiganiro aho bigeze heza kugira ngo abe yagenda yongera amasezerano nibyo ngibyo ngizo sport update ndabakunda cyane Astra Vista.